wawe wiganirize ubanze wowe witsinde muri wowe ko udahuye n'undi muntu uru kwawe ukunda ibintu bitandukanye n'ibyo yagakunda banza ku kantu rwose ukigeho ako kantu ntugashobora kazakuyobora kazagufasha kubana n'abantu mutandukanye twese twitwa abantu bamwe bitwa abagore abandi bitwa abagabo ariko turatandukanye mu mitekerereze mu myemerere mu myumvire wowe ubwe banza wiganirize bizatuma utabona Sandrine nabi Sandrine aramuka yambaye uku wumve ko ariyo mahitamo ye bizatuma utabona nabi mugenzi wawe nubona mugenzi wawe yambaye ingofero wowe utayikunda ukuntu cyangwa yipfumuye ku zuru yipfumuye ku munwa yipfumuye ku rurimi banza wakire kutameze nkawe wow ako kantu kazagufasha yeah akandi kantu ka kabiri yereka ako kantu abantu bakamenye byatuma batagira n'ishyari ya judgment kuri gujudginga ngo none se ngo kukiyago ngari igikara se kuki buriya yaritukuje nyine yaritukuje niyo mahitamo ye mureke wowe wikwitukuza kuki bikubangamiye kandi atari wewe biriho kandi bitakubangamiye nyine ukibaza impamvu ahubwo bikubangamiye kuba yago yaritukuje kandi atari wewe biriho nyine banza wakire ko abantu miliyari 7 ziri ku isi turatandukanye n'impanga ziratandukanye nubwo ari impanga this is preaching really. Ako na akantu ka mbere numva nifuza mbonye aho mbivugira abantu benshi bakabyumva akandi kantu ka kabiri naha umuntu udukurikiye kazamufasha akantu navuze tugitangira akantu k'ishyari buriya nta muntu umenya ishyari ko ari ribi atararigize njyewe nararigize man wowe yaguse njyewe yago nagize ishyari urimo uranyumva neza ntihazagire n'umuntu kubeshya ngo njyewe ngo nta shyari ngira ngo nta shyari nagize njyewe nararigize ndigize numva uburyo ishyari ari ribi reka nkubaze utararenga aho ngaho yago yego hari igihe witiranya ishyari na competition yego kubera ko buriya ishyari njyewe uko mbitekereza ni ikintu gishobora gutuma wifuriza umuntu ikibi ariko ntabwo ari ikintu gishobora gutuma wifuza kugera ahantu nk'aho uwo muntu ari ushobora kuba rero waragize competition niba mu mutima wawe warigeze kuvuga ngo Sandrine nyine yatangije biriya bintu mu rugero ibintu bye ndi kubona bigeze ahantu heza reka nanjye nturayinge bino bintu ndebe ko byakunda igo ni iki igo ni nko ni nk'inzika z'ikintu gishobora kugutera gukora ibindi bintu ariko bibi nyine ukaba wifitemo nka igo yo kumva hari nk'ikintu runaka cyakubayeho mu buzima ugashaka kugikorera revenge cyangwa se kugihindura ariko ukoze ibindi bintu bibi akantu ngenda kumvise urankosoye kandi ndabikunze sinigeze njyewe ngambirira undi muntu ngo failing ntibigeze bimwe ibyo ni compete hari igihe nyine uhura nk'umuntu ugira spirit ya competition yago ibintu yagezeho ndamutwara kuri ubwo rero reka atari ishyari ariko uko byamera kose uko byamera cyangwa wasanga wenda narigize nimba ari gutyo byumva ariko ishyari ntitukazaye turyitiranya na competition cyangwa ngo nuhura n'umuntu ishyari ubanza ari naryo ririmo no kwica umuntu mani wamwica nagira gute yaboreka nkubwira ishyari iryariryo ishyari ni ikintu ushobora kwicara uyu munsi urumva nyine uko mbitekereza nanjye sindi umu expert mu ishyari ariko ni gutyo mbitekereza ukavuga ngo kaya ugahera ku nzu ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane kugeza ku ya 15 urimo kumuvuga sibyo ariko yaba ifite akamodoka ukagisha gatoka ntari ibintu yagezeho ko mwana mutasi ko niba nifuje imodoka ko yakoze icyo yabishoboye let me try it urumva ni bisa nk'ibijyana ahantu hamwe ariko bitandukanye ubu noneho Sandrine niwe muntu ushoboye kubinyumvisha ibyo bintu ko ari bibiri njye najyaga numva nanjye naragize ishyari kuko ngiye mfite spirit yo gukora cyane ngavuga nako kubera cyura yabishoboye I know abantu twese nibyo uri kuvuga rero kuko ngubu hari nk'abajene bakiri bato bavuga batari ko kuki yago yabishoboye nanjye ndashaka kuzabikora nka yago ariko iryo ngiryo urumva ko ntago ari ishyari urakoze cyane kuko nanjye najyaga no mu biganiro najyaga mvuga ngo nanjye ishyari nararigize kugira ngo byumvishe abantu mwana reka kugira ngo abantu babyumve neza byibuze ngerageza no kubyishyira nk'abanjye nagize ishyari kugira ngo abantu babyumve neza ko kugira ishyari bivuna abo twese twagize competition muri twebwe akandi kantu rero ka gatatu gashobora kugufasha kumenya ko ubuzima turimo tureke kuryana akandi kantu ka gatatu kagufasha
uzabaho neza wishimye muri buno buzima nubwo ntawe ubaho wishimye 100%. Duhura na byinshi bitubabaza, kantu ka danje ni ukumenya aka kantu duhumeka kaho aka kantu kavahe ese bikorera cyari kuvuga ko iravuga aka kantu kavahe. Urabona umuntu ashobora kurwara kanseri bakamuca ukuguru ariko aka kantu kakaguma. Urabona umuntu ashobora kurwara akaremba akamara imyaka n'imyaka ari mu bitaro kubera ko aka kantu kataragenda, akaba kigafite akaba kiriho tukamubona. Umuntu ashobora kugera mu bibazo byinshi ku buryo twese tuvuga tuti uyu muntu yari akwiye gupfa ariko ka kantu kataragenda tukaba tukimubona.